Benjamin ntiyararimo, no kuvuga nuvuga ngo bari 10 ko Yosefu ntiyararimo, Benjamin ntiyararimo. Ntabwo bose ariko batekereje ngo reka tumwice, ntabwo bose ariko bagira ishyari cyarimwe ngo reka tumugambanire. Hari umwe muri bo, umwe ishyari rimuzamo, yamara kumuzamo agatangira kugenda arinosha aryongorera abandi. Mu bantu buriya uko turi hano nuko twicaye ahangaha, kugira ngo umuntu yanga undi bikomoka he? Ni ishyari. Kandi umuntu nakugirira ishyari kubera kukize, n'umukene bamugirira ishyari, umukene mugenzi wawe. Nta mukire wakugirira ishyari uri umukene. Nta muntu numwe uko abantu bagenda gutya nkuko turimo tugenda, nta muntu ushobora guhindukira ngo ajye kugirira ishyari umuntu uri hehe? Uri nyuma ye. Ishyari urigirira ukuri imbere ushaka kumucaho. Yesu nashimwe cyane. Umwana ubu wa mbere n'ubu wa kabiri bararwana, bahora bashotorana barangana. Ubu wa kabiri agirira ubu wa mbere ishyari, ubu wa nyuma nta shyari azigera agirira ubu wa mbere. Ko hagati y'uwa mbere n'uwa nyuma harimo abana 50. Niba nabaye wa mbere ukaba 51, ishyari uzarigira no babaye wa 50 wa 49, ko nibo mwegeranye. Ntabwo ishyari uzarigirira giye wabaye wa mbere. Ko hagati yanjye nawe harimo abandi bantu benshi cyane. Ariko nanjye ahangaha ishyari ndimo ndarwana n'ubu wa kabiri arashaka kunjya imbere. Niba niga muri A ndimo ndarwana n'uwiga muri B nawe wabaye wa mbere kugira ngo atandusha amanota, ndimo ndahangana n'uwa mbere wo muri A cyangwa se wo muri B. Sibyo? Nuvuga ngo ishyari ngira ndarigira n'uwo turi ku rwego rumwe. Uyu nawe uwa nyuma hano ararwana n'uwa nyuma kugira ngo ejo atazongera akaba uwa nyuma cyane. Niba turabana 50, uwo bayo 50 arimo ararwana n'uwa 49, arashanga nabazaho n'umuntu umwe umujya inyuma. Uwa 49 ararwana n'uwa 48. Bivuze ngo mu rwego rwa buri muntu wese agirana ishyari n'uwo bari ku rwego rumwe. Kandi ishyari ntiritangirira cyane mu bantu babiri. Ni umwuka uza mu muntu umwe agahita awucomeka abandi akawukongeza. Niba hari ikintu nabonye cyihuta, ni umwuka w'ishyari. Iyo umuntu wamujemo ubyara umwuka w'urwango. Umwuka w'urwango rero, iyo umuntu arimo afite ivugabutumwa ryo kwangana, ryirukanka vuba cyane. Kubwira abantu Yesu biratuvuna, ariko ubu kwirukanka mbabwira yuko Pasiteri Kimenyi ari umujura, mwabyumva vuba. Mbabwira niburiya mubona baramatungo arayiba, twagiye kora dusanga yarayibye. Kubabwira ngo Yesu arakiza ntago mubyumva. Niyo byumvishe nubiha agaciro. Ariko nkubwiye ngo Pasiteri Kimenyi ariba, twajya kuva n'abasengeye aha n'abasengeye ahandi n'ababaye hehe na telefone n'amayinite wakwemera ukaburara, ariko ukagura amayinite yo guhamagara ukababwira yuko Pasiteri yibye. Inkuru irimo kwangisha abantu abandi, inkuru irimo urwangano, yirukanka nk'umuriro w'izuba urimo umuyaga. Umuntu umwe uyu, iyi mizi ibi turwana nabyo byo mu miryango, umuntu umwe wenyine agira undi shyari. Umwe. Jewe ndababwira ngo nawe usinjya nigisha ibintu ni imagine. Bibiliya na realite nabonye n'amaso yanjye kuri tele. Mu nzu y'Imana, mu miryango. Nabaye aho hantu. Nabaye mu nzu y'Imana imyaka ngiye kumarama nayo si mikeya. Yesu nashimye. Imyaka maranye n'abarokore si mikeya. Imyaka maranye n'imiryango si mikeya. Amashyari yaho hantu habiri, inzangano zo mu barokore n'inzangano zo mu miryango, kabicwa mugani bose bitwa n'abavukanye. Kuko abarokore baravukana muri Kristo Yesu, tuba twarabaye ibyari mu bishya twaravutse ubwa kabiri, nuvuga ngo turavukana. Abo tutavukana amaraso ya Yesu tuvukana mu mibiri hariya iwacu mu miryango. Niba hari ahantu haba inzangano zanze gushira, naha hantu habiri. Yesu nashimwe cyane. Naha hantu habiri. Bikomoka hehe? Ntago nari nzi ko abakobwa babiri bavukana, umwe yica ubukwe bwa mugenzi we. Namwe mwarabibonye?
abana b'abakobwa babiri bavukana kuri papa na mama. Umuntu akaza yamwereka fiance ati uyu ni fiance wanjye, akamureba areba ati nzamugutwara urabeshya. Yamara kuko ugenda uganira n'ukamubwira yo uyu ni petite seri wanjye ibiki n'ibiki, ati yo ni byiza disi, ese nta nomero ye nizajya nkuhamagara nkakubura nzajya muhamagara, akayimuha. Atirimuka ejo mu gitondo akamati ngwino duhura ndagushaka. Akamubwira tumva nakubonye ejo sinkuzi, wikwiyahura. Uya ni mukuru wanjye turavukana kuri data na mama. Natwe yaratunaniye. Ni bandi, n'umujura, n'ingegera, akavuga ibintu byose. None ukikanga. Amakuru hawe n'umuntu uvukana n'undi. Kugira ngo uzayahinyure biragora. Yajya kugira gutya ejo ukabona umuntu wa mfiance pe. Wahamagara shwida. Wahamagara shwida. Yakubenze mu ibanga. Ku mugani wa Bibiliya yavuze ngo Yosefu ngamaze kunya ko Mariya twite ngo yigira inama yo kumubenga mu ibanga. Byamara kwanga ejo wawe urimo wigendera hariya mu mujyi nyine nk'umuntu wacanganyikiwe wanzwe n'umugabo, wajye kuno ukabona uwe na murumuna wawe baricaye, umwe afite akarahure ka ji, undi afite akarahure, barimo hariya babyita barakubita naho gutya, cheers, barimo baracheeringa ku buzima bwacu. Umwe arimo aramusomeshaho, undi akamusomeshaho. Uzi ikibaho? Utangira kwishuna, ndimo ndarota cyangwa birimo biraba. Uribaza ndimo ndarota cyangwa birimo biraba. Ubwenge buragenda. Wagera mu rugo intambara zikarota. Ukajya gutakira ababyeyi baki bafite umwana yaza w'umukobwa, bene wose ugira ngo agire isoni. Araseka batumva. Ni utarashoboye kwita ku mugabo di. Nagasatsa gakubita gutya. Ako bamukoresheje. Niba utarashoboye kumwita, umbabarire cyane. Sijya wagiye kumutereta, niwe baje kuntereta. Imbere ya papa na mama. Ejo invitation. Uzihangana ubutahe, nutanabutaha abandi bazabutaha. Ubukwe bukaba agashyingirwa. Asize akomerekeje umutima wawe. Ababyeyi babibonye bafite agahinda kw'abana babo bangana. Inzigo z'imiryango zigatangira. Yosefu mu bintu byamugoye kwakira ni ukubona bene se bavukana basangira mu rugo, barimo bamufata bajugunya mu cyobo, bamwambura ikanzu batwara bamusiga yambaye ubusa, baramugurisha amafaranga babishyuye abareba n'amaso ye. Arangije aragenda yikanga kwa Potifari. Ahageze barambwira ati dore akazi ngaka hano, umwana wabanaga na papa na mama, barambwira ngo uzajya ukora ibi uzajya ukora ibi. Ariyakira ako kanya. Mu bantu nkunda muri Bibiliya nkunda Yosefu cyane. Ako kanya ariyakira, arakora akazi na murare pa. Ngo bamubonye baravuga ngo uyu mwana ngo ni umwana mwiza. Potifari yabwira madamu ngo ariko uyu mwana arakora, mu bakozi bose dufite hano uyu ni umwana mwiza. Yesu ashimwe cyane. Potifari yari umuntu ufite ibintu byinshi cyane. Kwa Potifari atandukanye n'iwawe mu rugo. Yari afite abakozi benshi. Ariko abonye Yosefu asanga ni umwana mwiza. Ngo arakora. Bigeze igihe atangira gukubara, aravuga ariko uyu mwana kuva hagereye aha ibintu byacu byose bigenda neza. Business irazamuka, ibintu byose bigenda neza. Batangira kumuganiraho kugeza ubwo Potifari yamugize umuyobozi ushinzwe imitungo ye yose. Yesu nashimwe cyane. Igihe rero cyageze kugira ngo twihute, inzara igatera, hagasigara ibyo kurya muri Egiputa gusa. Bene se baza guhaha. Bahageze baramubona. We ababonye ko yari mutoya, yari akiri umwana. Abandi bari barakuze. Uwameze ubwanwa yari yarabumeze, uwahese ibitugu byari byarahetabye yarababonye arabamenya. Ariko bamuherutse akiri umwana. Basanga umugabo ubwanwa bwarameze buragera hano. Nawe ababonye apretendika ko atabazi. Bamujya imbere. Arabareba.
abantu bamuhemukiye baje bashonje, baramushakaho ibyo kurya. Farawo yari yaramuhaye uburenganzira bumenya buri muntu wese winjiye mu gihugu. Yari yaramubwiye ngo ujye ufata icyemezo utangishije inama, nzajya mbibona gusa mu maraporo, sinzakubaza ngo kuki wafashe kino cyemezo. Yari afite uburenganzira 100% kuri bo, bari mu kiganza cye. Ngo ababonye tangiye kuvuga mwe murava he muragiye murabatasi, ngo ye ngo nago turabatasi, ngo nukuri ngo uko tureba, ngo twese uko tureba turavukana. Babandi na Rubeni arimo uko bakabaye bose, ngo twese tureba ngo turavukana, ngo dufite na papa, ngo twari n'undi murumuna wacu wasigaranye na papa, ngo twari 12, ngo umwe yarapfuye. Barimo barabwira uwo bajugunye mu cyobo ko yapfuye, ntibamubwira ngo umwe twaramugurishije, baramubwira ngo umwe ngo yarapfuye. Barabara inkuru, barabarira uwo bishiri barimo kubwira ngo umwe yarapfuye pe, nukuri rwose nago turabatasi. Kobonaga ingabo za Egiputa zabazengurutse n'imyambi zimeze gutya n'amacumu, baravuga ati turapfuye. Abarinzi ba Yosefu amasikoti ye yiteguye katanga oda gusa, arababwira ngo okay, ibyo muvuze nibyo, okay, mufate mu mwansha mushyire hari babaye ibyo mugenda. Ariko uyu harya basigaranye ni Simiyoni nini, turamusigaranye hano, muzamubona ari uko mwazanye uwo nguwo muvuga, uwo murumuna wanyu, nimubona hano nzamubasubiza. Abagabo bagenda bari bati turapfuye we, noneho na Benjamin we, ubu koko turabwira iki papa ibiki. Bagezeyo babwira se inkuru yose uko yakagenze. Umusaza arongera ararira, aravuga ati Yosefu yarapfuye, none na Benjamin murashaka kumutwara, ntabwo nzamubaha. Kugeza igihe se yagezeho aremera aramubaha, kugira ngo bongere basubire babone haho, kandi azamenye ko n'umwana, ababyeyi bakunda abana bose, abana baryoha kimwe. Aravuga ati niba koko muzamugarura nta kundi, aho kugira ngo nuri yagwe yapfe, basi nimutware. Asigara ati Mana wampoye iki, Mana niki nagucumuyeho. Arimo ararira atabana banshizeho, kumbi barahari. Ubugome, ubugambanyi. Arangije baramutwara, bagezeyo ngo Yosefu amukubise amaso, kwiyumanganya biranga, ngo arahindukira gato abatera umugongo yikinga ahantu ararira. Ibyishimo bivanze n'akababaro. Abampemukiye banyishe bari bazi ko napfuye, kumbe murumuna wanjye yarakiriho. Abonye Benjamin yibuka mama we, yibuka papa we, ararira. Barongera aragaruka aravuga ati okay, vaye hano, uyu nguyu niwe nashakaga, nzongera kumubaha. Nabonye papa wanyu koko niba ariho. Mwambwiye ko mugira na papa wanyu, turamufate ntabwo dumutunguka imbere we, uyu mukuru we wapfuye, none turamujya imbere tuvuga basi shaka umwe muri twumusigarana. Ati oya, navuze ngo uyu niwe nshaka. Basi ongera gumane Simiyoni wari ufite. Oya, basi gumana Rubeni. Navuze ngo uyu niwe nshaka, kandi ikindi sinkeneye kongera kumva induru yanyu hano. Abagabo barongeye baragiye mu nzira, barira baboroga, turapfuye we, turabwira ngo iki papa we, ubu turamutunguka imbere tuvuga ngo iki koko, na Benjamin akurikiye Yosefu we, yewe we abana barasheri bombi barapfuye, Rasheli yarapfuye, none n'abana be bose baragiye, ubu turabwira ngo iki papa koko Mana we, ubu turabigenza dute. Baragenda abagabo barira. Bagezeyo biravuga ngo Yakobo ngo araturikararira, ararira aravuga ngo na Benjamin nuko bigenze. Ngo aragenda ararira, ajya no gusenga abazimana. Imana yamubwira ngo uzemere ujye muri Egiputa. Yari yanze kuza, ageze aravuga toke basi aracyariho, twasize ariho, batubwiye ko bazamuduha uko bakubonye. Abo basiragira gutyo bari bataramenya kuwo basiragira inyuma, uwo ngo basiragira imbere ariwe bahemukiye. Baragenda Isaremera aragenda, agezeyo
Yakobo Yosefu amukubise amaso biraba ngo arongera ararira ngo batera umugongo aragenda ajya ahantu mudarikingirana ararira noneho n'ijwi rirasohoka abamurindaga barabyumva ko arimo kurira umutware boss afande arimo ararira habaye iki baravuga ati bishoboke ko bano bantu aba bantu atari abantu beza bishoboke ko aba bantu bamuhemukiye cyane bishoboke ko aba bantu ari abanzi b'igihugu cyane undi akabwira umva mwebwe mupanuwe mushyire hagati ntagire n'umubacika bajya kubona akabona abantu barabazengurutse n'imyambi n'amacumu bati turapfuye birarangiye umusaza aravuga ati ntibishoboka mfe ariko mbonye umwana wanjye nimunyereke Benjamin niba kiriho ninshaka mfi ariko mubonye igihe bikiraho bona asohotse umugabo muremure w'icyubahiro cyinshi umuyobozi ukomeye mu gihugu wabyimbye amaso kubera kurira araza yegera wa musaza ngo aramufata aramuhobera cyane abantu bibaza ikibaye birabayobera bagenzi be babandi bakuru be birabayobera abasirikare birabayobera Yosefu ahobera se cyane aramuhobera ararira ngarangiye aramubwira ngo papa avuze ngo papa ndagira ngo nitereme nyine yo kubaha umuntu wese ukubashye mukuru akwita papa aravuga ngo papa umutima usimbuka cyane papa umusaza nawe yatangiye kurira yayoboye ibyo ari byo papa ndi Yosefu nimugushye ndi Yosefu urinde ndi Yosefu aramubwira ngo rekura ndebe Yosefu wuhe umwana wawe aramwitegereza uri Yosefu wo kwandisha uri Yosefu mwene nde ndi Yosefu data yitwa Yakobo ndi umwana wa Rasheli ngo umusaza araburoga cyane araturikararira uri Yosefu babandi bose bikubita hasi bamanika amaboko bati turapfuye uwo twishe ariho uwo twagurishije aracyariho baravuga bati aratumaze bamaze kubona icyubahiro afite bamaze kubona uwo ari we mu gihugu bamaze kubona abasirikare babagose bamaze kubona ukuntu ameze baravuga ngo turapfuye birarangiye ngo arongera aramuhobera bireba ngo begamiranya amajosi ngo bose bararira Yosefu ararira Yakobo ararira aramukurura amushyira hirya aramubaza ngo umwana wanjye byagenze gute aramubwira ngo papa ni inkuru ndende nzayikuganirira abwira babandi bakwe ngo nimuhaguruke nimuze barahaguruka aravuga ngo mwari muzi ko napfuye ngo none ndiho mwaranyishe Imana irandinda mwaranjugunye Imana iransama mwagize neza mwanjugunye mu cyobo ngize Imana asanga nta mazi arimo mba nararengewe nkapfa kuko sirenze no koga ngo ariko Imana ishimwe mwanjugunye mu cyobo nta mazi arimo basha ikanzu yanjye irihe avuze ngo ikanzu yanjye irihe barongera bose baraboroga bayitwaye ayireba bayimwambuye bayitwara ayireba arabaza ngo ya kanzu yanjye data yari yampaye mwayishyize baraceceka baravuga nta kundi twari bubigire twabaza ihene turashwanyaguza tuyishyiraho amaraso kugira ngo agire ngo inyamaswa zarakuriye ikanzu yanjye yo mwayishakaga hiki basi iyo muyibika nkabanyibonye arababwira ngo ariko kandi arongera areba Rubeni araza aramuhobera amwikubita imbere ngo nge ntago nari ndimo Yosefu aravuga ngo nari mbizi ko utari urimo mu bantu bose bazaterana Bibiliya iravuga ngo bazaterana ngo ariko sinjye uzabateranyije niko Yeremiya avuga abanzi bazaterana ariko sigiye uzabateranyije bashobora guterana n'abantu 100
ariko Imana itarimo inama za